video call si nguyu yambaye ubusa ntabwo ari nguyu yafashe uretse gato yahamagaye umugore we bro arangije hano nguyu yampano reba uratari kubyenjoyinga ngo ari kumara uyu nukeneye ngo bamubyarire ahangaha dore nguyu mugore dore umwana w'umukobwa uretse gato ceceka myutinga mike yawe dore impamvu ngiye nahise nduka yampano nkavuga ati go fact yourself genda uryozwe ibingi uri gukora urabona ibaze guhamagara umugore wowe wita umugore wawe witwa murakunda ukamuhamagara kuri video call urimo gusambana n'undi muntu dore nguyu umukobwa ari kwa bamporiki nabonye data zose nguyu hano dore nguyu kankwepeshe ndaza kumwereka nambaye ubusa dore nguyu aha yari kuri video call dore umugore wa yampano umugore yumiwe urimo kumva tugende gatoya dore nguyu umugore hano si nguyu umugore wa yampano kuri video call kaze nkwepeshe nderekana ubwambure dore muri lavabo dore hirya dore warangiza ugafata umuntu ukamwica utya dore yampano ibintu arimo dore yabyishimiye dore ari kumamagara kuri dore kano ahangaha ni video call umugore ageza havaho dore yampano ari kumuhafaka ngo ndakwemeje mabere ya nyoko wabibonye umuntu akica urubozo undi akakageni ariko ukaza ukavuga ngo nguki warangiza ngo uyu muntu ngo uyu nguyu ngo bari kugira can you imagine uwo umugore wawe uburetse gato ceceka gato je nanjye mfite urugo impamvu mba nabivuze uburetse gato ninde washyize nziko mu rugo hari ibintu byinshi kandi impande zombi ziba zihishe ceceka gato uko wubaka urugo rwawe reka kujya kubatiza abandi mazi utekinike ku rugo rwawe aya ma video uburetse gato ceceka gato uyu mugabo uyingirwa mugabo akora ibi yarangije guhamagara dore hano dore kuri iyi video reka ndaje ngipuringe akimara gukora ibi ngibi yahise amagara umugabo wari wamucumbike mu Bubiligi asambanira kuri telefone umugabo ara muri codinga ibi byabaye twumvikane yampano ajya gusambana dore singuye yampano singuye ikibazo baramanura dore amaguru y'ura mukobwa nzamure murebe sinarengaho uretse gato bahita bamanura ariko ndashaka urebe hano kuri video call nguyu yampano hano ni video call dore hejuru umwana w'umukobwa yambaye ntabwo narenza hareka dore ngine nsubiza inyuma mwarangiza ukambwira ngo urumva ngo bibera mu rugo ntabwo byabereye mu rugo uyu mugabo abikora niba ba jihadi bafunzwe ko basakaje amashusho ya yampano kwaruko nanjye byanumiwe ahangaha yampano akora bino bintu yampano ba jihadi bari kuburana bari kuzira amashusho y'urukozasoni yashyize hanze niba babivuga ko baziraga gusakaza amashusho ya yampano ko yampano hano yahise abikora live kubera kadakurikiranwa iki ngiki kubivuga twese turi kumugira so ahangaha warangiza ukambwira ngo uyu mwana w'umukobwa bari kwica gutya dore nguyu hano muhamagaye kuri video call warangiza ukaza kumbwira dore nguyu umukobwa muri lavabo nguyu umukobwa muri lavabo yambaye nkuko yavutse urabibona si nguyu reka batamanura ibyo barakumanura tugende gatoya rero ibi ngibi byo kuvuga ngo yampano ninde muntu wagiriye ishyamba iki kicucu dore uyu muntu reba yampano n'afite ikibazo cyo mu mutwe naje kwivuza ariko areke gukorera tortire abandi nareke gufata uyu mwana w'umukobwa wamwica ahagaze urimo kunyumva ikintu cyatumye yampano mukaraba nkamurambika nukubona hari abantu bafunzwe kubera video yagiye hanze yarangiza akongera akajya gukora ibyo ngibyo hazarani zuba riva agafata umuntu akagenda akajya kumusabanyiriza kuri video call ntabwo ari ugusakaza ni prono none niba ari uko byagenze aba bantu bafungiwe iki nje ntabwo njya mfata side ntabwo nigeze mfata side tugaruke noneho kuri iki ngiki uyu muntu dore umwana w'umukobwa ukuntu ari kureba dore kaze nk'ikire yampano yamamaye kuri video ahindura kamera amwereka umuntu ari gusambana nawe dore nguyu bro dore ntabwo nshaka kwerekana ntuzajye so ibi bintu rero tse tubigisha ukuri jewe Godfather ntabwo mvuga ibintu kugira ngo agire unshima kuko yampano ari mu bantu yaje kabisa ndavuga ndi kumwe nawe kandi nzakuba inyuma nkimara kubona uyu mwanda murabyibuka naravuze ati yampano ngiye kukuruka yarari kumwe na Semuhungu baravuga ngo reka bampa amafaranga biceceke uranyumva wenesa baravuga ngo bampa amafaranga mubibwire ribu muyihe ibimenyetso ceceka ndabwira wowe kuri muhe ribu ibimenyetso reka mbikubwire wowe ako Tony yakomeje gusaba ijambo Godi ceceka ndashaka kukubwira wowe
washatse kugaragaza ngo ufate ibi bintu n'urugomo rw'iki kigo ngo bihuze na showbiz ariko y'amano ni iki kuryo muri showbiz ariho bafata ese uyu mugore baramuhamagaye video bamwereka ibi bintu mu gitondo arabyuka asubira kwa yampano. urakoze cyane reka nze guso aho ngaho nibyo akabaye ubaza rero ko bikurenze ukumva ko atakagombye gusubirayo. Niyo mpamvu dufite pasiteri hano aratubwira ukuntu yamuhanuriye akamusaba gusubirayo. Pasiteri uyu mwana yaza gupfa nawe bari kubibazwa. Uratubwira ukuntu yaramuroshye kandi uvuga ko ari umutego nibwo byemeye. Nesa ntabwo reka nze nkubwire Nesa ntabwo njya nkoresha amarangamutima. Niba umaze kunkurikira cyangwa nkoresha amarangamutima ariko ntabwo umuntu udashobotse yampano hano yararengereye nta ikintu naribajije nta nubwo ashobora gutekereza kabiri. Wowe abantu barafunzwe bitewe n'ibyo bagukoreye amashuri yawe yagiye hanze ntihaciye kabiri ukoze ibisa nabyo kuri live ndahanga ndi kurara amajoro ndivuga ngo habwe ubutabera. Ntabwo nagomba gufata side nkimara kubereka aya mavideo Semuhungu na yampano bashatse kuma amafaranga ngo mbiceceke baranyishuye ngo mbiceceke ndayanga ndavuga ntabwo ngiye ngendera ntabwo nabikora. Baraje hano urabyibuka baravuga funga live tuvugane baravuga tukwishyure bashatse kunyishura ndabyanga ntabwo nakora nta mafaranga ubona wanyishura kugira ngo reke kuvuga ukuri kugaragara. Abantu barafunzwe ngo uko ibingibi ndetse kubishyira hanze nyirubwite. Naravuze ngo yampano ntabwo ibintu yabikora ari muzima. Ngiye natekereje ko ndabyibuka ngiye mbitanga barambwiye ngo ariko ntabwo ari mu gihugu yamaze kugenda. Ndamubwira arahari ikintu kiro kugeza n'aya masaha ikintu najya nkurura mu twange ngo kiyumvishe siniyumvisha ukuntu baje hadi bagifunzwe. Nyirabayazana yarakoze same thing akabikorera no hari adresse. Nabanje kubaza ndavuga yampano kwa Bamporiki yiyishuriye baravuga ngo yampano yiyishuriye yagiye muri hoteli arishura kuri reception ngaya masaha CCTV zo kuri kamera zamufashe injira n'uwo mukobwa ngaya amafoto yo mu byumba ari degenda. Ibi bintu Nesa ibaze umuntu kwica umuntu yicara ubuzo nkiringiri tugaruke gatoya nabaza akabazo yego none se ko abantu ko numva mwari mubizi neza ko Vava atari umugore we kubera iki mwakomeje kumumwoherezaho kandi mubizi ko atari umugore we bande kandi umva pastor ambwiye ngo basubirane babane babanaga n'iki Nesa araza kugusobanurira ibyo ngibyo pastor araza kugusobanurira uburyo abivuze impamvu yabasabye tega amatwi araza kubigusobanurira ikibazo araza kugisubiza. Nanjye ndabaza pasteur ko uyu mukobwa ngiye nkimara kubona ibi bintu byabaye unyumve nkimara kubona ibyabaye kuri uyu mukobwa n'aya mavideo nkimara kuyabona urimo kumva Diego defada ndinde naravuze ntitwumvikane iby'urugo ibyo kubana nabo that is not my business nabo ninjira mu rugo rw'abandi. Urukunyumva we Nesa icyo nakoze ni kimwe naravuze ngo abantu bafunzwe bazira yampano bari guhohotera ubwo yampano ibimenyetso byose bimubambisha bikusanyije nta kintu nabikoraho rero Godfather Nesa utatuma nkuba ukamanura ikigo ry'ibro Nesa tangirwe nandise ariko ko umuntu avuga kuri yampano nkumva urasimbutse ntabwo no ikibazo nuko Imana gode sinari ko umuntu avuga kuri yampano ukavuga nabi guri mani uri gufata ubwenge bwawe ukabushyira mu mufuka niba mutwe ari iki you are talking nonsense ukabusimbuka no kuba navuga ngo mu rugo habamo ibibazo byinshi tumenye n'ibindi ndakubaza reka nkwereke godi ubu none aha beat kira dushobora gushwana. Shut the fuck up Godfather uvugira ikigo cy'Imana izuba riva none se ndakubaza ni kuta utumva ndakura kare kubanza ngumbwire Jesus umva ngumbwire ikintu cyambere tugomba gusobanukirwa urakomeza uvuga ko ngenda kigarukaho nyuma rukumva ngiye na kamarade tukiziranye kamarade arakizi na sota arakizi rukumva Godfather ushobora kumereza umwanya nkavuga ceka uravuga na nyuma y'uvuga tuvuga Godfather ndakumva ikintu kiranga baraza kumenya impamvu yihishe ku kuba yampano yarabaye gutya cyangwa se kamera gutya icyo nakuta kuba ngo kwigira gangster ukumva nanjye ni yigeze yigira gangster ntabwo yarasoza mute no sense Mike we boss ready na boss ready iki kintu kiba gifite amakuru utangira ibitekerezo ku bintu byose wowe oya Godfather amakuru ufite ibitekerezo ceceka uravuga nyuma ya kavuga rero tuvuga nta cyo Tony urahita uvuga urumva hari ubuzima yamanacemo butari bwavuze kuri kamera ngenda ndaza kuvuga ikizaba nkazanka umuti urukumva
biri mu byatumye yishyiramo tatuwaje menshi ndetse akorana biriya video wagaragaje werekanye. Mukomeze ikiganiro njye mukame ndishyushya ukumva. Uvuze iki? Vuga kavugisha induru ibirenge cyangwa ngo uvuze iki? Gadufane mpamvu nakubwiye. None se uvuze iki mani? Uravuze ngo ugiye kubivuga bivuge. Kangushye muri bigisi bivuga. Ngaho cyo kikavuga ko uganye kugira. Urukumva? Icyambere muri 2023 ubwo 2022 nesa zamuka ariko ntongere kunsaza. Niko magadufa 2023 uwitwa Yampano mu makuru njyewe ntize kuko sinabanaga nawe ndakumva komeza nesa yarazanye amayeko niko ariko ni yamyatinze. Uwitwa Yampano 2023 nibwo muri social media abantu bagiye batandukanye guys mutapinge screen batamanura yego batangiye kumuvuga ibintu bijyanye n'ubutinganyi ibyo nta abenshi barabyumvise. ngo gwiki 2022 yego nibwo abantu batangiye kugenda bamuvuga ibintu bijyanye n'ubutinganyi. Nakubwiye ko byaravuzwe muri social media abanyamakuru banga basote na bakamarade barabizi ko byavuzwe. Yego umva aho suko muranya na Semuhungu ari harabika ibyo biboro bivugwa. Yampano ngo yakoze ikintu cyo kuvuga ngo reka yigire gangster. Niwe bukamire wo mwaka nakubwiye ntabwo afite zira tatuwaje na amaherena yose afite. Nibwo yatangiye gushyiraho tatuwaje n'amaherena n'ibiki ahantu hose. Ashaka kugira ngo yerekane ko atari iki atigeze abaho akoreza boro z'ubutinganyi. Ariko abaranga bwo abo mwitangazamakuru n'abakuranye social media hagati ya 2022 bijya kurangira iki we na Aruto bafashwaga aho bava muri bore bafashaga. Ibyo ngibyo byaravuzwe cyane by'ubutinganyi. Rero ibyo boro by'ubutinganyi bivugwaho nibwo Yampano yishuye muri ingeso mbi yo kugira gute birazanga kuri njyewe rero kamvuga kantu ntuntuke. Nesa avuze ikintu kugisobanura biramunanira ariko reka nkigemo. Yampano kuri njyewe ntabwo yari mu bikuriye. Ahubwo Yampano nyuma yuko ajya muri izo bora akaza kuzivamo bitewe nuko abantu babivuze akajya muri zira zindi za gutya na gutya. Yaje kwisanga ajya mu mico adakwiriye. Umugani wa muraperi wavuze ngo kuri umukuze ntago ari sawa. Biramwafekta mayindi mantari byaramwafekise kuko byaragaragaye kandi si ikintu ntabwo navamo dukora icyaha cyangwa si iki byaragaragaye ko izo video ntabwo zibereye aho ngaho. Uko na mbere yuko barabaniga bafungiye zira video zibafungwa hari amakuru yatangajwe n'undi ko ari indi video ahari yicaye yambaye ubusa hejuru apanira yo mu muryango n'undi ari kurutumura. Aho bw'ikintu byari ni iki ngiki nje kuri njye mbona imico navuga itari myiza yaje kuri Yampano yayitewe n'ingaruka yagize zatewe na biriya biboro bamuvuzeho. Akishura mu mico kugira ngo agaragare nka gangster kugira hinyuza abantu bamwitaga umutinganyi. Urakoze cyane. Ngira nshaka kuvuga. Reka twumve Tony vayo fungura mic yawe. Ibintu mbwiye rero sinzi ubwo abanyabwenge baze kubisobanura ndi gushaka ahantu bihuriye no guhohotera umugore we nkahabura. Tony ijambo ni ryawe. Okay God murakoze kumereza ijambo. Njyewe uriya mukobwa hari njye ntabwo nari muzi hari ubwo twambaranyemo duhuriramo ariko uburyo yavugaga Yampano n'uburyo wumvaga mushyigikiye n'uburyo wumvaga mwumva n'uburyo wumvaga amwubaha bitandukanye n'uku nguku mwebwe muri kuvuga. Yego njyewe uriya mukobwa twahuriye mu bukwe
ubwo bukwe twari twambariye njye nawe twe twegeranye, uburyo yavugaga ya mpano, uburyo yamukumburaga bitandukanye n'uko mwebwe muri kubivuga. sibyo umaze kuvuga, sibyo ngibyo, komeza. Ikindi mbabwira, uriya mukobwa wenyine yavugaga ko abantu barwanya ya mpano. Njye narabyiyumviye, njyewe mfite ukuntu iyo mpuye n'umuntu ntabwo mvuga ko nziranye n'umusitari. Njye uko nteye nakitinga nk'umuntu utazi abasitari mu buzima busanzwe. Ibi bintu pasiteri yaje akavuga, pasita nakubahaga ariko sori nyine, wowe uri kuvuga bijyanye n'amarangamutima yawe cyangwa uri kuvuga bijyanye n'umukristo wawe, ariko ntabwo uri kuvuga bijyanye n'ukuri. Njyewe uriya mukobwa uburyo yavugaga ya mpano nta n'igihe gishize yamuvugaga nk'umugabo we, yamuvugaga nk'umuntu akunda, yamuvugaga nk'umuntu yubaha, yamuvugaga nk'umuntu abonamo icyerekezo. Njye buriya ndi gushaka, simbizi, njye numvaga wakomeje gusaba ijambo cyane, urimo kumva, numva hari ibintu bya danje ugiye kuvuga. Waretse se nkabivuga rasa ku ntego. Ako God umva manza umbwire, nawe maze kubona ko ugendera ku ruhande, right? Ndakubwiye bitewe n'inyungu runaka ushaka. Rasa ku ntego. Reka ndase ku ntego kw'ibi pasita yavuze. Pasita ibintu byose yavuze ni ibintu bisanzwe kuba washwana na boyfriend wawe cyangwa n'umuntu mubana, ariko nyuma mukiyunga, ni ibintu bisanzwe. Pasita, kuba waragiye ukagira inama bariya bana ntago bivuze ko wari ubashyize muri paradizo. No. Mumbabarire munyumvire. Reka nkubwire rero, uri kuvuga ubusa. Oya nta busa uvuze ubusa, reka twumve nesa zamu. Pasita yagiye ku ruhande rwa No, numvaga Vava. Regeraho. Ya mpano nta cyaha afite. Nesa, ijambo ni iryawe. Toka. Nesa. Karame. Ubu noneho fata umwanya utange viewpiwe yawe. Para kuvuga amano, babyintuza. Mumbabarire, munyumvire, nyirabutisiga numvaga agiye kuvuga ibintu bizima, yakomeje. Nesa, ko wari wasabye ngo tumuhe ijambo uri kubirwana, wari uzi ko agiye kuvuga ibi? Avuze iki? Oya, yakomeje gusaba ijambo rwose. Ntiwumvaga avidama Byahatari. Ariko narumirwa, dore ngaba. Nesa, ngaho fata ijambo, wamaze kumva impande zose, tanga viewpoint yawe, ntawe ukuvugiramo. Njye numva ko opinion yanjye bitari gukuraho uko ibintu bihagaze. Kugeza uko ibintu bihagaze yamana mu maboko ataraye, ko yamano yagiye akora ibintu byinshi umugore we. Mu rugo habamo ibintu byinshi. God nshobora kuza uri umugabo ukankubita urushyi, sibyo? Nkagukubita, umva nkagukubita pe, hahandi nshobora kuza no mu nzu tugashwana, umva tugahanganiramo. Wankozaho akantu gato nkagenda, niyo waba wankubise ko ushobora no kugira umujinya kuko uri umugabo, ukagira umujinya ukavuga atari ku uyu mugore gutya na gutya. Rero ibyo bintu byose hari igihe umugore usanga nawe, impamvu igihe nakomeje kuvuga ngo turebe impande zose, hari igihe yamana akora ibyo n'umugore arakoraga ibindi bintu tutabashije kumenya, ahubwo wafatiwe mu ikosa aba ari we gisambo. Iteka ryose ufatiwe mu ikosa uba ari wowe gisambo. Aka kanya niba yampano yafashwe, ubwo yampano ubu ni uri mu ikosa, niko bimeze, nta nicyo twabihinduraho. Ariko ikintu nkomeza kwibaza, ubu video bwinshi busohoka bwa yampano buba buri mu rugo iwe, buri mu nzu iwe. Ninde muntu utanga ubu video bwa yampano bwa buri munsi? Buri munsi yampano kuva yava muri show, yampano buri munsi mbona ka video ke. Kuva yava muri show yampano buri munsi numva ikibazo cye. Si burashira icyumweru ntumvishe yampano yagize gutya, yampano yambaye ubusa, yampano ni umutinganyi, yampano.
kugeza aho byageze ngenda avuga ese uyu mujizi hari ibindi bintu akora hanze ni network ayigiye yarageze ahantu bigiye gukomera njye ntababeshye ya mpano yarageze ahantu bigiye gukomera ya mpano yarageze ahantu azengereje umuziki bro ntitukabeshye ubu kugeza ubushoyi itari irimo ya mpano iyo ntabwo twabaga twumva nyine hari ikintu kiri kubura tumukeneye rero ya mpano niba byaragenze gutyo yego urumva ya mpano niba byaragenze gutyo nimumenye ko umuntu mushobora kubana no mu nzu God ibintu ndi kukubwira mbihagazeho sibyo njye nagiye nkubwira ngo hari amakuru menshi mfite ntajya mvuga ariko menshi mfite sibyo njye ndakubwiza inshuro ukuri njye bagiye bampa amafaranga menshi kuri Bitkiller kandi tubana uri kumva menshi umva rero buretse gato nsoze ntabwo ari uko nshatse no kubibara bashobora no kuba bakundana ariko icyo nzi ni uko mu rugo habamo ibibazo byinshi ufashwa akaba ari we gisambo niyo mpamvu nanze ko ya mpano tumuremeraho uburimiro nta kindi kintu cyera cyirabura nashatse kuvuga reka nkubwire ko urabona iyo ntuzi ufite ntabwo njye nanyuze iruhande naraje ndavuga ngo ya mpano ari kugambanirwa wari uri hano yego wari uri hano uvuga ko ya mpano ari kugambanirwa yego narabyumvaga byose yego audio nohereje tariki mu kwezi kwa 12 urayumvishe ndi kumutabariza mvuga ko yagambaniwe n'iriya video uvuga ko yagambaniwe none kakubaze neza yego ibi bintu ko byabaye akabirokoka mu magambo nabwiye ya mpano naramubwiye ngo ya mpano tandukanya ibikubayeho no kurangira kwawe ntabwo ugomba kurangira ugomba guhaguruka bwira umudamu wawe mufate ntabwo umudamu wa ya mpano muzi mukomere ibi ngibi bibe intwaro ibakomeza kugira ngo ukomeze imbere kubita abantu muziki jya muri studio urumva ukuntu namubwiye abanzi bawe urase performance yo kujya mu Bufaransa urimo kunyumva ariko kora indirimbo none zatuma ujya muri Amerika no mu bindi bihugu urimo kunyumva shikama ubufasha uzakira tuzabuguha icyabayeho ni iki yampana agiye mu Bubirigi tuvugana ibintu byari sawa ndi mu bantu hano niba mubyibuka twavanyeho ya mpano ikintu cyo kumugira umuntu mubi kuri iriya video urimo kunyumva naramuherekeje pe naramuherekeje mu live yose nakoze ariko noneho twemere ko uwo muntu twemere ko reka dufate iriya video ko ari nabo yahamye twemere ko iriya video ya mpano ari akagambane yagiriwe kujyayo kwayo hanze urimo kunyumva none nesa umuntu akimara kumenya ko ahuye n'ibibazo yewe habayeho n'akagambane kugira ngo gusobanurire umuntu wa mbere ya mpano yavuze ko yasohoye video ye n'uyu munsi bavuga ni ntuza ni Puzzle turi kumwe yego uyu munsi turi kuvugana niwe Shumiye bongeye gusubirana unyumve neza cyane izo nshuti zikugambanira akaba ari zongera kwigarurira which kind of friend of that afite ikibazo mu mutwe so nkavuga ngo ngiyewe buretse gato niba kugeza aya masaha umwanzi umuntu wa mbere wamugambaniye yatubwiye ari umuntu bita Puzzle urimo kunyumva akamuhemukira ari kumwe n'umugore we n'umugore we bagahemukirwa aya masaha umugore we akaba yahindutse umwanzi Puzzle akaba yongeye guhinduka inshuti bavuga ko ari wo bataye hanze ndashaka kukubaza ya mpano uretse gato umutwe ntutekereza nk'aka ka video utweretse utambeshye nk'aka ka video utweretse ka ya mpano ari hanze ari kunywa itabi babarira umbwire aka ka video kavahe ibi byashyizwe hanze ariko se none se urumva atari bwa bugambanyi nyine urumva bataramutangiye ntega amatwi umuntu washyize bino bintu by'ibivideo hanze ya mpano y'amavideo yaraje arasobanura iyi video yashyizwe hanze na timu yarimo abo bashuti be abavanyemo ya video bakayitwara iriya y'ubwambure nibo batwaye n'aya mavideo ariko aya mavideo y'urumogi nk'uko Pioneka kamaze kubigusobanurira ntabwo ari iyi ngiyi gusa y'urumogi izi video rero telefone ya mpano
urimo kunyumva yajagajagwaga n'abantu benshi. Iyi video bivuga ko yashyizwe hanzwe na ba Pazo abantu bakora ibyo bakora n'ibindi. abashyize ifoto y'ubwambure hanze niba bafite amafoto y'urumogi. Yampana ibi video by'urumogi yaje kubisobanura, aravuga ati banywesheje urumogi ariko umugore wanjye yambaye hafi, Vava yambaye hafi. Urimo kunyumva nani Nessa amba hafi, ndagenda ku buryo nibo bampamagaye basanga yaramaze kumvuza, byaranshizemo umutego wabo urabacika, babuze ukuntu bamfatira mu rumogi, bahita bantwara muri amafoto y'ubwambure bwanjye bari bamaze gukacira. Urimo kunyumva? Uri kunyumva? Yego nanjye icyo nicyo ndi kuvuga. Nese kuki udatekereza ko ari byo bikomeje kugeza n'ubu? Keceka hano byagenze gute? Ahantu mvuga niba ibyo byarabaye, ni gute uwo muntu wari uzi ko ari muri iyo situation? Urimo kunyumva? Umwana w'umukobwa, reka twemere ko uyu mukobwa yabaye victime yuko uyu musore ari umuhanzi. Niko bimeze kuba Vava yarakundanye n'uyu musore ari umuhanzi agahora n'izo ntambara, uyu mukobwa yabaye victime muri icyo kintu. Nubwo ndi kuva amaze kumugira umugambanyi deja, ntabwo ari byo. Oya ntabwo namumugize. Ntabwo ari byo. Uyu mukobwa yabaye victime kubera yakundanye na Yampano ari umuhanzi. Reka twemere ko bamugambaniye ra. Uyu mwana w'umukobwa yabaye victime. Hanyuma umuntu yabaye victime kubera wowe, kubera uri icyamamare. Ubwambure bwanyu bukajya hanze bikaba intambara kubera uri icyamamare. Uyu mwana w'umukobwa yabaye victime. Aho kugira ngo muherekeze mu magambo nabwiye na Yampano, namubwiye ati Yampano ufite akazi ko kuturisha uwo mwana w'umukobwa. Kumuturisha ni ukumukubita. Kumuturisha ni ukumusaza. Nyuma y'ibibaye ukagenda ukajya kumamagara kuri video uri gusambana n'undi muntu. Niko kumuturisha. Nibyo bihembo yaramuhaye nyuma uretse gato Nessa Yampano guturisha uriya mukobwa ni ukumukubita, ni ukumugonga n'imodoka. Ikintu mvuga ni kimwe, Yampano uburyo yitwaye nyuma y'ibibazo sinaguhaye umwanya ihangane ntangize point. Yampano kwitura Vava ibingibi byose ni ukumukubita akamugira uko. Iyo turi kuvuga ibi bintu ntabwo ngiyewe nubwo uri kuvuga ngo hari ikintu kiri kuntangaza, urimo kuza ukanyereka ko ngo ibi bintu yagombaga kubihisha. Mbwira ariko uyu mukobwa bamuhaye amafaranga uretse gato ntibihishwa. Uretse gato munsobanurire ko ngiye nshobora kuba ndi ikigoryi. Tufa uragira uduhe ijambo ariko ndabaha ijambo bagira ngo ndabaha ijambo. Nsobanurira which kind of love iri aha ngaha. Ndebera ibi ni iki? Murashingira ku kimubwira aba nibirenze ibyo. Uretse iwawe wese ko wabimenyereye niba bakunoba uragira ngo oya mu ngo habi birenze ibyo. Ibyo n'urugo rwawe ntabwo nifuza ko mushikiranye z'abakubita urwo rugo rwawe kugira ngo ntabwo bigomba kubaho Nessa. Uzafate muri umuna wawe bigomba kubaho. Nessa ntega amatwi, uzafate muri umuna wawe umushakire umuntu wajya ibintu bya Yampano biri hanze cyane aho bigeze n'umuntu wamuvugira ngo byumvikane. Ceceka aho bigeze uri no kuntera umujinya sometimes nta nubwo no kugira isoni. Muri 2026 nta excuse niyi nimwe yo kugira umuntu gutya ngo nurangiza ngo mu rugo bamwe ibintu byinshi. What's wrong with you people? Wowe niba warabaye inshakira mu ruho ntabwo twifuza ko ndi munyarwanda kazi ugomba kuba inshakira mu rugo rw'amaraso gutya. No ya nanshakira mu ruho ntabwo nigeze nshaka mu ruho. Twumvikanire. Iwanjye ibyo ntibihaba reka. Niba bitahaba rero kuki wumva ko bya mu rugo rw'undi muntu kuva ko mu rugo habamo ibintu byinshi. What's wrong with you people? Umuntu bamufata bamuca amazuru gutya reba hano. Ibi ngibi nibyo bintu uri kuvuga ngo yakoze amakosa. Ya na amakosa rega ntabwo ibi tubishyigikiye. Rega amatwi rero ibi ngibi bibaye ejo bundi yamugize gutya. Ibi bivuyeho that was what the last daraganya kare maso y'umwana. Murabyita gutwistinga uyu mukobwa simusinge rero kumenya gutegereza ikizara. Tega amatwi wowe uravuga ko ibi ngibi ni bisanzwe mu rugo habamo ibintu byinshi. Ntabwo ariko ngiye byumva. Nta muntu ugomba kugira umuntu gutya. Urambwira ngo wowe ibi ngibi ngo ni bisanzwe ngo mu rugo ngo habamo ibintu byinshi. None se we ubutuzi yaramukoze iki cyangwa ibigaragara nibyo tuvuga. Ceceka ibyo bamukoze turabibona nawe agenda bigaragaze. Twamagana ibyo turi kubona. Ntabwo wambwira ngo ibi ngibi biri aha ngaha. Urimo kunyumva? Dore urafata umuntu ukamugira gutya, warangiza kumugira gutya ukambwira ngo dore
ibi si bikomere si nguyu umwana urafata umwana w'umunyarwandakazi ukamugira gutya ngo mu rugo ngo habamo ibintu byinshi niko muzubaka no kwikubitira ntabwo byemewe. urafata umuntu ukamugira gutya ngo ni urukundo. Which kind of love is this? Mwarangiza ngo mu rugo ngo kubera ibintu biza hanze mumeze mute? Hano umwana mujye mu kiganiro kuri YouTube niba babirikodinze wumva umwana w'umukobwa amagambo avuga, ese ubu ntabwo bihari? Ubu ntabwo biharira ngo twabashaka ngo tubibone. Birahari. Hamwe umwana mu nshakire hagira umuntu kama niba hari aho babikase uriya mwana avuga uburyo yamugonze. Nessa yahagaritse umuntu mu modoka bari kugenda aramubwira ngo sohoka mu modoka, asohoka mu modoka arangije ariko uyu mumotari ko nimero itari kuboneka amusohoye mu modoka. Nessa umwana yurira moto yampana arahagarara, yuriye moto aragenda aramwurira. Niho havuye ibi bikomere byo ku maboko muri kurabya uyu mudamu. Warangiza ngo niko zubakwa ngo byagiye hanze gute? Ubu koko dufate no twumvikane. This is a criminal. Warangiza ngo ya mpano ngo bari kumugira ishyamba ngo yagiye ngo araperforminga. Ibi ngibi urabihuza gute no kuririmba? Murabihuza mute? Hanyuma ijya muri big screen pasteur tubwira ukuntu wafashe uyu muntu ukamubwira ngo nawe ngo naje kwana na mpano kandi uyu mwana yari yamuhunze yagiye. Wowe ni ikibazo reka naje nkikubaze washingiye kuki ubwira uyu mwana w'umukobwa ukamwosha ngo nasubire mu rugo nyuma uretse gato nyuma y'uko uyu mwana bamuhamagaye kuri video bari gusambanya uriya bari gukora ubusambanyi muri hoteli. Umwana yaragiye arataha aragenda. Wamwoheje gute ngo asubire kujya kubana na ya mpano akageraho bamugonga bakamugira gutya? Wabitewe n'iki? Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Before ko nsubiza reka kamanzi nsubize Nessa gatoya, sibyo? Gazi mutapinga screen batamanura kubera amafoto nagiye nshiraho. Mutapinga screen please, mutapinga screen mwandikemo munkandire kuri hati ukamandikiraho hati mbibaze kandeho. Komeza ijambo ni ryawe. Okay. Nessa, mu buryo bubiri ngiye kugusubiza, ndagusubiza mu buryo buri physical no mu buryo buri spiritually. Mu buryo buri physical, icyambere urukundo ni ukuryoherwa, kwishima, nubwo habamo challenge. Yes, challenge ziba mu rukundo, nta kwicana cyangwa gukubitana cyangwa gutotesanya cyangwa kugirana ibibazo runaka birenze ibintu runaka ku buzima bw'abantu, kuko umuntu wese uko ateye akeneye gukundwa. Nkuko benshi bavuze ko Vava yamukundaga, yes nibyo yaramukundaga, ntabwo yari afite expectation yuko yamera gutyo, ariko ntabwo urukundo rudutegeka kubabazanya cyangwa se kwicana cyangwa se tukagira ikintu cyo kuba wakwica mugenzi wawe cyangwa se ukamutoteza ukamukora trauma. Niyo mwaba mudakundana umuntu abayeho, iyo akunda umuntu aramufuhira. Fata iki kintu kimeze gutyo, uri umwana uri umubyeyi mama Nessa, tuvuge ngo warakunze cyangwa uranakunda n'umugabo wawe. Reka mfate nk'umwana w'umukobwa nka Vava ufite boyfriend, ukabona boyfriend wawe aguhamagaye kuri video call arimo gusambana n'undi mukobwa muri hotel. That is the things it hurt your heart. Ni ikintu gishobora kubabaza ubuzima bwawe bwose. Kubera iki? Umuntu wakundaga akwishyuye back mu buryo bwa sacrifice, agiye gufata undi muntu muri hotel w'igitsina gore, aguhamagaye kuri video call, arimo gukora ibishize by'isoni bigize icyambere, bigize icyaha ku Mana mu mategeko simbizi, bitemewe nk'abana b'Imana. Urangiza umbwira ati icyo ni ikintu cyambere kigaragaza ko yajenjaguye umutima. Abakobwa muri aha ngaha mureke kumva ko mufate kuba mujye mu buntu kuko murakunda, turabizi ukuntu mukunda, n'abahungu bakabahemukira bakagira ibiki. Murebe noneho umuntu waguciye inyuma akaguhamagara kuri call akagusambaniraho. Ni mu buryo bubabaje, apana kuvuga ngo ni bwa gikristo, ni mu buryo bubabaje cyane. Icya kabiri,
nesa mu rugo habamo ibintu byinshi. Kubana n'umuntu, kuba uri umugore w'umuntu, hari principe bicamo nk'uko bicamo kandi bifite inshingano. Vava hari aho yaturutse, hari aho yabyawe, nabo bakeneye kumva ko hari ishema zabahesha. Icya kabiri, murebye saga zabaye cyangwa se byamugwiririye bitewe n'umuntu bahuye w'icyamamare uzwi, ubwambure bwe bukajya hanze, ari umwana w'umukobwa. Umusore birumvikana, ariko umwana w'umukobwa kameme mujye mugira n'umutima w'urukundo n'umutima muzima, apana umutima w'ubunyamaswa. Ufata ubwambure bwawe bw'umwana w'umukobwa, ejo afite future, ejo azabyara abana, ejo azatunga, azaba mama w'abantu, ariko icyo kintu nticyavuye mu matwi y'abantu, byagiye kuri social media, byagiye ahantu hose. Urangize wa muhungu wakugiriye bya bindi, narangiza aguhoza nagukubita, ahore agukubita, ahora kubabaza, ahora ababaza umutima wawe, ahora ababaza wowe, kandi hari ibindi byabaye biri bizarre, akabyihanganira, akarenga ibintu bitatu, akica amategeko y'Imana 5 icyarimwe, akabasha kuba yarasambanye, akabasha kuba yaragiye kwishingira bitemewe, n'Imana ntabwo ibyemera kwishingira, akabasha kuba yaragiye kubana n'umugabo mu buryo butemewe n'igihugu cyangwa se n'amategeko y'umuco. Yisha ibintu byinshi, agafata iyo sacrifice, warangiza ugahora uhondagura uyo mwana. Kandi muzi ko hari n'amategeko cyangwa se gukubita umudamu, reka tureke no kuba amategeko y'isi, n'Imana itabyemera. Ijambo ry'Imana rivuga ati ngo nimumenye ukuri kuri kuzababatura. Uyu mwana agahemukirwa, agaterwa ubwoba, akagirirwa ibiki n'ibiki. Sindi kuri side ya Vava mu by'ukuri, nubwo ari umukristo wanjye, ariko sindi kuri side yiwe. Ariko birumvikana nk'umwana w'umukobwa nahagarara nkavuga, nkamuvugira, nkavuga ati no, ntibishoboka. Ubwambure bugiye hanze, uzajya uhora unakubitwa. Iyo famiye irakuretse, inshuti zirakwihoreye, abo mwagendanaga birakwihoreye, nurangiza ngo hari umuntu ngo ufite fame se ni ibiki? Fame se yagura ubuzima bw'umuntu? Fame se yagura ibiki? Uyu yampano nashaka yuzuze arena cyangwa yuzuze stade za Manchester, byagura se umuntu? Agaciro k'umuntu kari kuri side y'umuntu ku giti cyiwe. Ntabwo umuntu akwiriye gufungura amaboko akihorera. Ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata umuntu ukamugira inyamaswa. Icya gatatu nshaka gusubiza icyo bambajije, ariho nashaka gusubiza. Njyewe narabavugishije, narabasengeye, narabaganije, njye kubahuza, nabahuje nk'umubyeyi. Ndavuga ati n'ubundi narasambanye, n'ubundi mwakoze ibyo bintu byose, nashaka kubashakira umushumba umwe mu Rwanda, abafashe, abakurikirane, kuko yampano naramukurikiranye, twavuganye kenshi, mubwira ati uyu mugore ntukwiriye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, waririmba, uri muri sekila, ufite impano yawe, ndabyemera, ufite talent, uremewe, uri influencer, urashobora kuririmba ibintu bikagenda neza, ariko hagaciro uriya mukobwa mwashakanye. Uramutse ushakanye nawe, one things, it is good mu maso y'Abanyarwanda twese. Ni ibintu byiza, tuzaryoherwa kuko utamutereranye, kuko utamuretse. N'abana banyu nibavuka bakabaho, muzababwira ati twararenganyijwe ariko twarabanye mu nzira y'urukundo. Nabagiriye inama nk'umushumba, mbacyaha nk'umushumba, mbagira inama nk'umubyeyi, ndababwira ati ntabwo nabagiriye inama ngo bajye kubana kubera ko ari ikindi. Nabagiriye inama bitewe according for the life what they passing through, bitewe n'ibyo bagiye bacamo. Ndabaganiriza, ngira na frimesima yabo, ntangira kubaganiriza, mbereka icyaha ukuntu ari kibi, mbereka ukuntu bagomba kubana bakibagirwa ibyatambutse, kuko Kristo arababarira, bakabasha kugendana, kandi ineza y'Imana ikabasha kugendana nabo. So nicyo kintu cyabaye. Ntago Vava namuhuje na yampano kubw'impamvu runaka z'ibindi bintu. Nashaka kugira ngo abo bantu, Yampano abanye na Vava
byaba ari intsinzi ikomeye kuri Vava n'intsinzi ikomeye kuri ya mpano. Ariko nimba hajemo gukubita, kumena amaraso, kwangiza umuntu, Imana araturemye turemana ubuzima, iduha agasura keza, wowe uraje ukagasharatura, urinde se. Kugukunda, kubana, gukunda umuntu ni itegeko, ariko kubana si itegeko. Abantu benshi muri ibi bihugu, abantu benshi barakunda, ariko kubana si itegeko. Kubana ni amahitamo y'umuntu, kandi akubona ko bimeze. Eske Nessa, wowe umuntu agufashe akangiza iyo sura yawe, isura Imana yaguhaye yubashye, isura utuganiza tukabona umubyeyi mwiza witwa Nessa wabyaye abana, tukabona umuntu none agatangira kwanduza isura yawe no kuyangiza, akagushaho amacracks, urumva ubwo ari ubuzima? Ibyo ntago byaba ari ubuzima bwo kuba wakwangiza ubuzima bw'umuntu kubera ko hari 1,500,000, hari kuba kuri umusitari. Kuba uri umusitari ntibisobanuye na PDD nawe yarafunzwe. Ntago kuba uri umusitari bikwemerera gukandagira no gutesha agaciro ubuzima Imana umuntu yahaye umuntu. Vava yahaye ubuzima n'ubumwana, yahaye ubuzima n'ubuntu. That is exactly. So numva ko ari icyo kintu ushobora kuvuga kuri ibi bintu. Ntago nabahuje ku bw'indi mpamvu, narabasengera ariko naranabivuze, ariko njye mbasengera narababwiye ati nubwo mbasengera nshaka ko muhura, ntago bizakunda kuko mufite imico itandukanye. Imana ibahe umugisha. God bless you. La miracle est-ce que ça va? Ariko pastor wambabariye abantu bangana gutya, wambabariye abantu bakangira muri gift gallery. Pastor wambabariye ukankorera ibitangaza. Ubu gift gallery yangira iramisi. Vanaho kamera. Pfukaho. So, la miracle uranyumva? Riri. Mudukande screen kuja network ikora. Riri uri kunyumva? Uyisoza bagijambo. Lamira. Ndebere. Watangaje ugatoraje. Undebere, uyisora uri gusaba ijambo. Pastor. Wabwiye abantu batende. Tenda miujiza ukiona. Ukuri kw'Imana gift gallery yangiye kumisinga. Bwira abantu banje bandebe bankunde. Bakristo bibisambo. Ukuri kw'Imana bangiye muri gift gallery. Mfite amayiko. Nta mayiko ntayo ufite. Okay. Riri arahari. Ndebere. Janine. Ndahari Godfa. Okay, ijambo ni ryawe. Murakoze. Jani Yesu ashimwe. Pastor. Yeah. Yesu nahimbazwe. Amen. Mumeze neza? I'm blessed, yeah. Abashu muponyonyo muri potiti. Godfa. Oui. Ngewe rero reka mbabwire. Jani, dufitanye ikibazo. Manuka. We umva nkubwire we Jessica ubugoryi bwawe no kuza kuvanga pano mu bantu ushaka kuvanga ntabwo ndimo. Shut the fuck up. Ibintu biri birakomeye. Ufitanye ikibazo, ibyo bibazo byo uzajya kwimubwira handi ataraha. Twagiye Jani. Thank you Godfa. Ngewe ya mano ntago nakwifuje koko ko ibyabaye byamubayeho yagakwiye kujya amageragere. Uriya mwana akeneye help, akeneye ubufasha. Uriya mwana afite ibyo bita. Jani uvuze ukuri rata. Exactly. Ntabwo ngewe rero nize ubuganga n'ubufasha n'ibyo mitekerereze nge namagana kujya amageragere. Oya, ntago nabimwifuriza. Pastor arahanga ariko pastor umuseriye akeneye kujya amageragere. Ariko ndumva ntago nabimwifuriza Godfa, ntago nabimwifuriza kandi Pastor w'ikinyejana nta miyaka. So gusa ibintu yakoreye uyu mwana w'umukobwa ntago bikwiye. First of all yabanjije kwangiza uyu mwana w'umukobwa mentally. Urazi kubona uri umwana w'umukobwa ukiri na muto ugaragara neza, urumva ubona ubusa bwawe hariya ku karubanda. Godfa ngiye narwaninga mad, I will be crazy, urumva naba umusazi bro.
noneho umwana w'umukobwa ibyo bintu arabyirengagije. Njyewe ndavuga nk'umubyeyi bro cyangwa se nk'igitsina gore, nanjye ibi bintu bimbayeho njye nasara pe, kwihangana ntabwo nabishobora. Umwana w'umukobwa abirengejeho, urumva njyewe na n'ubu ndacyavuga ko ya mpano ari we wisakarije ariya mashusho, kubera ko nta kuntu ushobora kumbwira ngo umutipe yafashe videwo ari muri kiriya gikorwa n'umwana w'umukobwa bakundana, yarangiza akabibika kuri imeri azi ko ikoreshwa n'abandi bantu babiri. Uko ni ukwisakariza ku giti cyawe, urumva icyo kivuyeho. Umwana w'umukobwa avuze toke uyu muntu ibintu yakoze wenda ntago byari bikwiye, ariko si ngombwa kugira gute kumutererana. Barasubiranye ngo difa, bamaze gusubirana ejo bundi ibyabaye urabizi, arongera nanone iyo video, gusa njye sinayibonye ariko narabyumvishe bivugwa ko yongeye nanone akaryamana n'undi mwana w'umukobwa ari kuri call n'abandi bantu. Urabyumva? Ibyo nawe ndakeka ko wabivuzeho hano kuri live. Umwana w'umukobwa ibyo yarabyirengagije, arongeye kandi amwemerera urukundo, barongeye barabanye. Yamana ikintu yari gukora yari kwiyegereza uriya mwana w'umukobwa, akamubera best friend bro, akamubera inshuti, akamurinda noneho ku rwego rwo hejuru rwatuma atakongera guhura n'ikintu kimuhungabanya. Uriya mwana w'umukobwa yarageze kuri stage Godfa, akeneye y'amano ku rwego rwo hejuru, noneho kumufata kuriya rero y'amana utararenga usingukiye mu ijambo. Nesa uri kunyumva? Nesa ndi kukumva. Uriya mukobwa uzi kanoro kamabwira, uriya mwana w'umukobwa akimara ira video ikimara kujya hanze, umuryango we wahise umubaninga. Ubu nta muntu wo mu muryango ugomba kuvugana nawe, baranamwanze burundu. baramwanze. Uriya mwana w'umukobwa bamwamwana, baramwanze. Bavuganye na mama we baravuga ati ntibamushaka, baramwanze umuryango we. Nagerageje kuvugana na basaza be, upfa kuvuga vava bahita bakuboroka. Urimo kumva? Ndashaka kugira ngo wumve nani Vanessa, ibaze umuntu umuryango waramwanze. Nguyu n'umupasiteri, uyu mupasiteri namuhaye nimero za basaza buriya mwana w'umukobwa, wagerageze kubaganiriza bongere kwakira uriya mwana w'umukobwa. Baramuciye mu muryango, umwana bamaze kumubaninga uriya mukobwa. bagiye kumwemera God, bagiye kumwemerera, barangije noneho vava asubirayo, ari wo mwoheje. oya aragora ibyo. Komeza Jani, wabyumvishe Nesa? Ngaho noneho usigaranye n'umuntu iwanyu bakwanze, bakubaninze kubera ibintu byabaye nka biriya, umuryango witandukanije nawe, hanyuma bakamusiba byose. wowe umuntu asigaranye bakanamwima umwana we kutakongewe. Komeza Jani. No man, ya mano yari yagakwiye kwiyegereza, yarakwiye kwiyegereza uyu mwana w'umukobwa kurenza ibindi bintu byose ku isi. Urumva ko uyu mwana w'umukobwa man yarahasebeye atabigizemo uruhare. Urumva isi yose bro iramubona, urumva ku buryo ubu ngubu nkeka ko iyaza kubara ingesi na umva ubuze yanyuraga yireka nko gufata moto muri Kigali, buri wese ahita avuga ati uyu ni wa wundi wari umeze gute. Ndahamye neza ko iriya video yageze ku bantu bose. Urumva ngaho ibaza umwana w'umukobwa kugeza kuri point bro, urumva ahumiriza ibyo byose akabyirengagiza agasubirana n'umuhungu. Noneho aho kugira ngo manu umurinde, urumva umwereke ko muri kumwe, utangiye kumugira cya kibaro bapanshinga. Niyo mpamvu nge navuze ya mano ntago akeneye kujya amageragere, ahubwo akeneye kujya ahantu bamuvure. Uriya mwana w'umuhungu afite ikibazo cyo mu mutwe. Ntago nge nabimwifuriza kujya amageragere, nta kintu kibi namwifuriza, ariko akeneye icyo bita serious help. Akeneye help. Nimunavuza induru, nimunamutabariza, mumutabarize ku muntu ukeneye ubufasha bwo gufashwa, afite ikibazo cyo mu mutwe. Njyewe urakoze cyane. Njyewe nkimara kubona izi video wari gusambanira kwa Bamporiki, nakorinze out umuryango wa Yampano, ndavuga mufate Yampano mumwiteho.
njyewe icyo ndi bukore ndamagana, ntabwo njyewe ndanga, ntabwo nize mental problem. No, it's not my business. Icyo nkora ntabwo abantu baza gufuka kubera undi muntu. Nahamagaye umuryango, ibi uri kuvuga nabivuze umwaka ushize, nabivuze muri izi saga, nibwo nabivuze. Ndavuga ya mpano, niba iby'amarira biri kumutera ibingibi, akeneye mu mube hafi, ya mpano aziyahura, kuko ngo yarifungiranaga mu nzu, ngo agahamagara Vava ngo nutaza ndiyica, yahagera akamunoba. Uri kunyumva? Ya mpano uyu mukobwa ngo hari igihe yazaga, kuko ya mpano avuga ati numara isaha utaraza ndahita niyica. Urimo kunyumva? Umukobwa yahagera akamuzitagura. Nimara kumenya ibyo, ndavuga ya mpano afite ikibazo, hamagara umuryango. Naguhamagaye ndakubura nawe rari, naguhamagaye ibyo bintu byinshi ngo abo mutinze. Naguhamagaye ndakubura, ndaguhamagara ndakubura. Okay, murekera Miracle avuge twumve. Kiramana uranyumva? Kiramana rimwe sawa nyine ndakumva. Ijambo ni ryawe. Mbitero komantarize. None wazamutse kukuri iki? Imana ibabe hafi bose. Unyumvire. Mrs. Clark, ufite ikintu cyo kuvuga? Ego. Kwaye. Icyo navuga, Vava akeneye ubutabera. Koze cyane. Miracle. Jambo ni ryawe. Njyewe nk'umuntu uri hafi ya Vava, wumvishe byinshi, wabonye banamaze ko, ariko narabibyumvishe, naranabibonye bimwe na bimwe. Naranabivivye. Akeneye ubutabera, akeneye urukundo, akeneye therapy. Ni ngombwa cyane. Akeneye na famiye iruhande rwe. Famiye ye bishobotse, kandi namwe yagiye abura inshuti nyinshi kubera biriya bibazo byose. Urabizi yuko iyo umuntu ari mu byago abantu benshi bamuvaho. Ntabwo mwamubereye inshuti nziza, ariko bake beza nabyo ntaribi. Uravuga abandi? Ngiye ntawe nari nzi n'umunsi nawe. Inshuti ndi kuvuga abakobwa nyine babanaga mu buzima busanzwe bwa buri munsi. None se njye nakwemera ko mushiki wanjye yongera kugendana nawe? So umuntu wese uri hano mumenye yuko uriya Vava ntabwo yorohewe namba, kandi mwishyire mu mwanya we, ari wowe byabayeho biriya bintu byose, ahubwo na hariya arakomeye. Ari ubwambure bwawe uri hanze. Yaragerageje. Urakoze cyane. So mumube hafi, ubishoboye mumube hafi vraiment. Yego. Urakoze cyane. Nongeye kugushimira ibi uri gukora, uri kwerekana ukuri. Yego. Ntago ari uko nishimiye, nta muntu njya nifuriza gereza pe, ni ukuri kw'Imana. Ariko impuguke Jackie. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ibyo bintu byo kuzana Yesu mu kanwa kandi muri abakora. Reka nkubwire, ngiye mvuye kwisengera mwana. Usenga cyo rahaye mu ntaki. Rero wari ukubaga ntuza. Oya nago ngitukana, ngiye nanga ukuri gusa. Umva nkubwire Godfa n'abandi bari hano. Ikintu gihari, uriya mwana w'umukobwa Vava akeneye ubutabera pe, kuko ngiye nakoze na live mu gitondo ngira ngo bayibonye. Uriya mwana w'umukobwa akeneye ubutabera. Ikintu cya mbere kimuri no mu mutwe kitazigera kinasibama, azanda ajya no mu butaka pe. Iriya video ni ihungabana riteye ubwoba, kuba ubwambure bwo buri hanze, isi yose imuzi, izi ukuntu nyine ameze. Uri kumva? Atari nawe byaturutseho, byaraturutse kuri ya mpano. So ikintu gihari rero, ya mpano niwe kabitera. Ya mpano ni utera uriya mwana w'umukobwa depression, aramukubita buri munsi, yamuhinduye inyama, yagize gushyira ubwambure bwe hanze, yagize gutuma uriya mwana w'umukobwa famiye imwihakana igira gute, abantu bose bamuryanira inzara, agendana depression. Rero ikintu gihari, uriya mwana w'umukobwa akeneye ubutabera.
rwose banyarwandakazi mukore kampeni uriya mwana w'umukobwa abone ubutabera pe, ndabinginze abone ubutabera kuko ubutabera nuko agomba gukundwa, nicyo kintu cya mbere. akeneye abantu bamuganiriza, akeneye abantu bamuba hafi bamwereka urukundo, apana kumuterera no kumucira imanza, sibyo? Akeneye nyine abantu bamwumva, akeneye terapi, akeneye nyine umuntu umuganiriza w'umuganga w'impuguke, sibyo? Akeneye n'abayobozi bamutabara Yamano rwose wapi kabisa. Njye mbabwije ukuri Yamano akwiriye guhanwa, akumva ukuntu ibihano nawe biryana. Yamariye abantu muri gereza, iriya video ariwe wayirekuriye, uri kumva? Aragenda amarira abantu muri gereza, nawe akwiriye gufungwa akumva ukuntu bimera. Agahinda yateye uriya mwana w'umukobwa, n'izina ry'Imana bizamukurikirana, aracyari mu isi, azabona pe, azabona n'ukuri kw'Imana. Njye uriya mwana w'umukobwa ari kuntera agahinda ahantu ndi, Vava situziranye simuzi, ariko pastor amuhanurira nari imari micaye, kandi ibyo yamuhanuriye byose birimo birasohora, byaranasohoye. Sasa rero mwana w'umukobwa ibintu biri kumubaho, banyarwandakazi murimo murabibona, muri kubibonesha amaso yanyu, muri kubona yuko Yamano afite ikibazo pe. Niba ari urumugi rwinshi, niba yarasaze, ntago mbizi kabisa. Ntago bira binakora ari iby'abantu bazima, ntago ari iby'abantu bazima pe. Njyewe ni point yanjye ari iyo ngiyo. Uriya mwana w'umukobwa akeneye ubutabera, nanjye ari ngiye rwose nuko. Urakoze cyane. nanjye Gift Gallery yanyikeneye ubutabera. Ibintu nani hohoterwa rishingiye ku makuru. Baranga abantu baranga ngo ndana n'abantu 1500 mu byagiye angaha buzuntu ngira muri Gift Gallery ngo akandemo anyereke kwa nkunda nanjye mbana n'abantu. Abantu muri hano munyigeze ku 10,000. Kose si yo bavuze gutyo kava mu bintu byo kubimpuguke kundi utari mu buryo undi kuri umuhanzi ibintu byose senguza bijemo ryari. Ntabwo ari ibintu byawe uje wibera mu ntuza, ntabwo uri impuguke. Undi barugire kimwe Nesa ni impuguke, Nesa mama wacu ni impuguke. Ntabwo Nesa ari impuguke, ibintu by'impuguke bivemo kabisa. Nesa Umwanda wongere ku 10,000 ibindi bintu byose ntago Nesa sikosa rata kuvuga uko wumva ibintu, sibyo? ongeze ku 10,000 kabisa mwaje cyane. Bazanga turi kudusabiriza Nesa ragatukisabiriza abantu 2500 bakagukana bageza ku 10,000. Nanjye mu nkande twagiye undi muntu nani boss Sheri Ndahari ijambo ni ryawe my love. Thank you. Mvuga ngaragara kandi uba wanze ko ngaragara. Ngwino Garagara rata. Garagara si wowe ufite impuzu isura bagira ngo bayikubise Garagara. Ngaho garagara. Ngwino. Ngwino. Yewe misi. Manzu nsome Sheri. Manzu nsome. Ngaho twagiye ngaho tanga igitekerezo cyawe nk'impuguke kazi. Oya njye narabibabwiye kuva kera ko Yamano afite ikibazo mu mutwe, ubundi narabimubwiye turi kuri pano yawe nawe ahari. Ntabwo yuzuye mu mutwe uriya muhungu, bamujyana Igikondo kwa Kabuga, nta nubwo akeneye kujya Igikondo. Kugira ngo ntabwo yuzuye mu mutwe. Ni ukuri kw'Imana abantu Team Jessica ukuntu Vava ari mwiza mana we Bikira Mariya. Vava twari turi kumwe mu bukwe bwande bwa Aga Promoter, nanicaranye na Vava, ari umukobwa utuje ntajya avuga, ahora yisekera hasi, ubundi buriya bari kuzira iki? Ari kuzira urukundo, gukunda imbwa niko bigenda ubundi. Kiramubazi. Umuhungu gukubita reka nkubwire Godfather. Abakobwa tubayeho nk'indabyo, tuba dushaka umuhungu dutetesha, agukorera akamasaje, agukanda amano, none uriya ahora akubitwa buri munsi. Yabuze abahungu bamukunda ku buryo yihambira ku murira w'umusizi. Hari indabyo ziya zimira udusimba, murazizi? Indabyo ziya zirya udusimba urazizi? Uramutse ururabo waba ururabo rumira abantu buntu. Nareke Yamano nimbo nanjye naretse stone akanyina, ariko ubwo baruhereza akantu kanyina, ubwo ngubwo akarabo, ubu Jackie nawe na akarabo. Ubu tuvuge ko mu bahungu bose bari ku isi Yamano niwe mwiza. Ubu ngubu urakarabo komeza. Tuvuge ni urugero, nimba nararetse stone, nta mukobwa ubaho ku isi wakunze nkanjye bro, nta n'umwe bro. Nimukaza muza kwigira bambirikanye hano, muza kubeshya. Nta rukundo mugira, njye nahuye n'urukundo. Sawa karabo we. Mwigana n'urukundo, turagigirana n'urukundo. Nkora icyo nshoboye ngo urukundo ndugumane,
mani bigira naho umutipe mugurira igipangu cya miliyoni 30 muri kumva ibyo bivaho mfungura akabari ka miliyoni 10 kugira ngo mwereke ko mukunda umwenda Davido yambaye mushyashya cya Diamond nta muhungu mu Rwanda wambara gasibye Stone hanyuma ubu turi kumwe imyaka 4 yose turi kumwe ambabariza umutima ntacyo namuhaye ndagira ngo mbamenyeshe ko urukundo rwa Yamano na Vava Ribu nitarwinjiramo Ribu nitarwinjiramo reka ndangize ngo uretse gato mbere yuko witwiba wikugira mbirikanye ngo wigire umuntu mwiza wowe ntiwafashe uriya mwana ukamwicira ubuzima ukamuvana mu ishuri umuruta ukavana Stone mu ishuri ukamugira imbwa amasaha yabona akazi twahuriye imihanda amansura mu kabari sheri ntabwo uriya mwana wamuvanye mu ishuri akiri muri segonderi ukamurongora akiri muto reka kwigira mbirikanye nawe urumva ubu Stone ari kuzavamo minisitiri w'ejo hazaza mutapiga umuvana mu ishuri uramurongora umuha imyenda yawe abyuka mu gitondo yambaye yumva igitsina ukuntu kiryoha ngaho ngiye ishuri ararita ngaho soza ikintu nababwira ni kimwe mani abanyarwanda urubyiruko ababyeyi abamama nimudahaguruka ngo wa mungani murwanire uriya mukobwa bizarangira yiyahuye we na Yamano bazitwikira mu nzu bapfe nicyo kintu gisigaye Ribu nidahaguruka ngo ifunge Yamano azave muri gereza afite ubwenge ntabwo yuzuye mu mutwe buri munsi ndabibabwira ngo ni ikigoryi mukanseka uriya muhungu mubona ari muzima ubundi umuntu muzima ajya gukora ibintu agashyiraho kamera ubugira ngo urebe ikisi ko utazi no gukora n'ibintu ko uri imbo abazi gukora iki Ego egera abatone bakwigisha